Muraho neza abantu mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, turabasuhuje. Impamvu tuvuga ngo amahoro y'Imana nuko tubifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. Kandi wowe wakoze subscribe turagushimiye. Nawe utari wayikora, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe, kuko ibiganiro byacu ni ingenzi. Rero wowe utari wayikora uri uw'ingenzi, yikoreho kugira ngo ibiganiro byacu ujye urabibona buri uko tubishizeho. Aka kanya rero bana ndarushe ariko ngiye kubagezaho iki kiganiro kubera yuko niriwe ndi kwirukanka ndi guhiga iyi miti pe, mwumve ngo nirutse kugira ngo nyibone, byari ikosi rikomeye cyane. Rero iyi miti turakoresha ni iyi ngiyi. Icya mbere hari tungurusumu zo nsanzwe nzifite. Icya kabiri hari igiti bita umuhwahura. Umuhwahura ni umwe babohesha ibirago, ntabwo ari umurarama. Umurarama utandukanye n'umuhwahura, kuko umuhwahura wo ugira utuntu tumeze nk'uduheri tumeze nk'uduhwa, niwo muhwahura. Abakera bayogeshaga n'amenyo, isukura n'amenyo. Ukongeraho igiti, ntabwo nari nkizi izina, niba navuga ngo ni igiti, hari utuntu dukunze kuza mu biti tw'umuhondo, noneho utwo tuntu ntabwo tuba duteye hasi, oya, duhora mu kirere turi hejuru, tudafite aho dufashe ariko ntitwume. Utwo twatsi natwo amafoto yatwo ndatubereka, nabyo nabizanye, nibyo niriwe ndahiga. Utwo twatsi batwita uruburamajyo cyangwa uruburamajo, bitewe n'aho uherereye n'uko mubyita uruburamajo. Ibi byatsi rero mbabwiye, umuhwahura n'uruburamajo, ni ibintu bikomeye cyane. Uru ruburamajo bakunze kurukoresha bari kuroga abantu, bari kubangaza. Ibi nabiganirijwe n'abasaza n'abakecuru, barambwira ngo abakobwa benshi n'abasore benshi bakunze kubangaza, ku buryo umuntu ubona nta shikizo afite, ahora ari kwerera, bakabaroga uruburamajo. Noneho barongera bansobanurira yuko abantu bashaka abagabo cyangwa se abagore, bakabangaza, ugashaka inshuro nyinshi rusenyuka, ngo ni uru ruburamajo cyangwa uruburamajyo baba barabaterereye, bararubaroze, bararubatongereye. Barongera bansobanurira yuko abantu bacuruza, ukava hano biranze, ukajya ahandi biranze, ukava ahandi biranze, ukabona kaheri birarangiye, icyerekezo ni uguhomba, ngo ni uru ruburamajo babaga babateze. Banganiriye, ndavuga inti Imana ishimwe, kubera yuko aba bantu bemeye, mbese kuvuga, bari abantu batandukanye. Umwe yaraturutse mu cye cyerekezo, n'undi aturutse ahandi, ahubwo agasaza hari umugabo wabonye ndi kurufotora ruri mukwe, arangije arambaza ngo kuri kumfotorera ibiti. Ndamusobanurira nti ibi ngibi nibyo ndi gushaka. Ati uruburamajyo, umusaza rurahi iruhande, ati uri kurushakira iki? Njye nari mbizi ko ari umuti. Arangije ambwira yuko barukoresha bakavangamo ngo n'ibindi by'ababo barozi ntamenya, ngo bakabitongera, nuko ngo bakabirogesha abantu.
ngo ariko ngo ni n'umuti ngo kuko ngo abantu bazi kuwukoresha n'ubundi ngo bawugira gute bawukoresha ukarogora abo bantu n'ubundi. Hahiye rero. Ubwo rero sasa uru ruburamajo n'umuhwahura na tungurusumu iyo bihuye bibyara umuti wo kuvura abo bantu bose. Bakomeza bambwira yuko abo bantu bagenda bari gucururiza ahantu bahomba bahava babona byanga nabo babatega uruburamajyo. Barongera barambwira ngo uruburamajyo n'ubundi bari abantu, hari abantu tubona bakora umwuga w'uburaya ariko muri ubwo buraya bwabo akaba atari ikintu bagambiriye gukora, ahubwo bo bumva bibarimo bari kokerwa bakumva babikora, yeme nta n'amafaranga bagamije ari ukubikora gusa babategura uruburamajyo. Noneho n'ababandi mubona bajya kwicuruza ku muhanda ubona nta cyerekezo, akajya gusambana utwo bamuhaye akajya kuturyamo imigati ibyayi, ukabona mbese ni ntacyo bimbwiye, nabo bose ni uru ruburamajyo. Barongera bambwira yuko bari abanyeshuri bose baba bari guta umutwe, kandi umunyeshuri bamukuye muri iki kigo biranze bamujyanye mu kindi biranze, ageze yatesheje abantu umutwe ko yari umwana muzima, ubwenge mu ishuri biranze kandi yari muzima, ngo ni uru ruburamajyo. Barambwira ngo barukoresha byinshi, barutega abantu bagira ubuhe, batesha umutwe mu mamodoka, mu mitungo yose abantu batunze. Umva, abantu ugasanga umuntu ngo arasenga, uyu munsi ari muri iri torero, ejo yarivuyemo yagiye muri iri, ejo yagiye muri iri, ugasanga uyu munsi hari umuririmbyi mwiza yabivuyemo ejo yagiye muri ibi, mbese ugasanga ngo abo bantu batezwe uruburamajyo. Uruburamajyo rero, ako katsi k'umuhondo kagenda kakaba mu biti hejuru ariko kadafashe hasi, nta mizi kagira, ntigafata mu butaka, nawe ubifashe ukabitera ahantu ku giti byagenda bigakura bigakomeza bikaranda. Ntumbaze ngo bikozwa n'iki. Urwo ruburamajyo rero ni umuti ukomeye cyane. Iyo uruhuje n'icyo bita umuhwahura, uruburamajyo ukagenda ukarwanika ku butaka rukuma, weho rufate urusekure, numara kurusekura warusekuye bye rwanoze, ugenda ubyanike, numara kubyanika ufate umuhwahura, ariko uri gusekura uruburamajyo ushaka wanagamo twa dutungurusumu twawe nk'uko tubimenyereye dutatu, warangiza ukabyanika. Wamara kubyanika byumye, ntuzanana n'umuhwahura, mwabonye ko uriya muhwahura iriya migozi yabyo umuntu arabishishura, nabyo ukabyanika bikuma, na kariya gati kaba kariho umuhwahura ukakanika kakuma. Iyo bimaze kuma byumye, urabifata ugafata umufuniko w'isafuriya ukawushyira hasi, warangiza ugafata bya bindi nkubwiye ukabicaniraho bikaka. Iyo bimaze kwaka, bimaze gusha neza byahiye, kariya kavu kavuyemo uragafata ukakayungurura. Simwumvise ko na tungurusumu twayisekuriyemo? Wamara kukayungurura ugafata iryo vu ukaritongera ukavuga uti mu izina rya Yesu, byose birarangiye. Umuntu wese wangirijwe n'ibi ngibi tuvuze, ubwo karondogora uko wibona ukurikije ibyo urwaye, ukurikije ikibazo gihari, ukurikije ikibazo umugabo wawe afite, ukurikije ikibazo umugore wawe afite, ukurikije wewe icyo ufite, ukurikije ibyo iduka ryawe rifite, ukurikije ibyo byose wabirangiza nawe kubitongera uti
mpinduke musha cyangwa ibintu byanje bihinduke musha, nk'uko uyu mugozi ukomera w'umuhwahura nanjye aba ariko nkomera, ntihagire ikintu cyongera kuntandukanya na bizinesi yanjye, ntihagire ikintu cyongera kuntandukanya n'urugo rwanjye, ntihagire ikintu cyongera kuntandukanya n'ishuri, ntihagire ikintu cyongera kuntandukanya n'umugabo wanjye, ntihagire ikintu cyongera kuntandukanya, nk'uko uruburamajyo ruba hejuru mu giti kandi rugashisha, abantu bakarubona rushisha haba ku zuba haba ku mvura, kandi rudafite aho rutereye, aba ariko abantu bajya barambona nanjye nshishe, no mu bihe naba mfite akababaro cyangwa hari uko naba mbayeho kutameze neza, bajye bambona nishimye, bajye babona meze neza, babure ibinezeza, banshake hasi bambure, ahubwo bambone ndi mu kirere nigendera, bambone babure aho bampera, aba ariko nanjye mba nk'uruburamajyo abantu bose bahora bari kureba batangariye, icyatsi kitagira imizi, icyatsi kidatewe mu butaka gihora mu kirere, nanjye aba ariko bambona, bizinesi yanjye bayibone mu kirere ishashagirana, bayishaka uko bayitema bayibure, bashaka imizi yayo ngo bayiteme bayibure, bashaka aho bayihera bayibure kuko iri kureremba kandi iri kwinjiza, ibikomeye nk'ihambiwe n'imihwahura, ibikomeye nyine uyitongere uyitongere, uti kandi nk'uko tungurusumu nayo itajya yonwa, itajya yonenwa n'udusimba utwo ari two twose, uko tungurusumu yirukana amibe, uko tungurusumu ari nziza ku mubiri w'abantu, uko tungurusumu ikoreshwa imiti yose, abe ariko tungurusumu igira umumaro muri aka kanya. Nurangiza ka kavu kawe ukayungurure, numara kukayungurura, mwa bakobwa mwe n'abahungu mwahindutse imyerera, mwirirwa murerera mukajya gushakisha nimufate, mbese mukabona ubuzima nta muzaho buri, mwe mwahindutse indaya, mwebwe ngo byanze, uhora ushaka uva uhora uvayo, uhora ugira ute, ako kavu ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukaraba mu mazi udonyanzamo gake gakeya, ni ak'umuhango gakeya, warangiza ugakaraba. Mu mavuta ushiramo ukisiga, weho muri bizinesi uragakaraba ukakisiga ukanagakoropesha muri bizinesi yawe. Umva, reka nkubwire ngo bya bindi byose baguteze uruburamajyo nirurangiza. Mwabyumvise? Uruburamajyo nirurangiza. Nshimiye abantu mukomeje kumpamagara, cyane cyane abantu bo hanze, abantu ba za Malawi barampamagaye bambwira ibijyanye n'amabizinesi. Uyu ni umuti, gerageza kora umuti. Ntabwo mvuze ko bitakwanga, impamvu ni iyi, mubyumve neza. Ni ukuvuga ngo hari abarozi baroga ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe umuntu akurogera, uwo muntu akaba ari kasha nawe kugira ngo aveho ari ukuva ari uko igihanga cye gicitse, sibyo pe, uwari imbona nkoni. Ariko hari n'igihe n'undi nawe aza, washiraho umuti runaka agasanga uwo nguwo nawe ntabwo uwo mutawuzi, ntabwo yari yizeye kuzaza, ukaba nawe uramuhanaguye umujugunye iyo hirya, uwo muti ukamwigizaho ibintu byawe bikagenda neza. Niyo mpamvu tubabwira ngo mugerageze imiti yose tugenda tubaha, natwe tuba twakoze recherche tukacukumbura tukabaririza. Murumva ko uyu munsi wose mvuye gushakisha abantu batandukanye, ab'imyaka 70, aba 80, aba 60, umva ingeri zose nagiye ndashakisha, sibyo? Namwe nimushiremo agatege, Imana ibashigikire, mujye mwibuka gusenga, musengera ibintu byanyu. Imana yatumenyesheje ubwenge bwinshi. Igitabo cy'Abami cya 2 igice cya 2 umurongo wa 20, ndatekereza ari na rimwe musomaho ngaho kugera kuri 20,
na gatatu na kane muyirangize murebe ukuntu amazi yagize amazi bashizemo umunyu igitangaza kikaba umunyu amazi akavumuka ibyari byaravumwe bikavumuka ibyari byararumbye bikera bikaboneka murumva nimugerageze ntabwo natwe tuba twataye igihe tubabesha tuba twataye igihe tujya gushakisha ducukumbura rero ibyo byatsi navuze byose ibyo biti navuze murabibona mu mafoto mubibone kuko nibyo nari mvuye gushaka murabibona ari njye wifotoye nanabifashe ubwo rero amahoro y'Imana abane namwe twagerageje kuvuga indwara akoraho ni nyinshi cyane weho uriyumva uherereye muri ibyo bice byose twavuze uragerageza ukoreshe uyu muti kandi uyu muti twizeye yuko uragusayidira twizeye yuko uragira icyo uhindura mwebwe bajyanye mu mahembe mwebwe mwampamagaye hari abampamagaye i Kigali barahari rwose bababaye bari kumpamagara amanywa nijoro bari kumpamagara mwebwe mujye mukurikirana ibiganiro nshiraho murebe icyo navuzeho mugikore uko nakivuze kandi mwibuke gusenga hari imbaraga z'abazimu hari imbaraga z'abakonikoni n'abadayimoni zikurwaho no gusenga zikurwaho no kwizera Imana ukabisengera nawe ukabyatura nimwe twigeze kujya gusenga turasenga noneho ijambo riramanuka rivuga riti toragura akantu kakuri iruhande washobora kubika umwe atoragura akabuye undi atoragura gato undi atoragura gake ngo gafumba tugakomeze cyane turagafumbatira mu biganza ijwi riraza kuwa mbere weho wari waje gusengera akazi dore ngako ako kantu uzagate akazi kabonetse kandi ngikuye mu nzira undi wari waje gusengera famiye ye ngiyo waje gusengera umugore waje gusengera umugabo ngiyo uwaje gusengera amafaranga ngayo mwebwe mufite ukwizera kungana iki kwari igihe wazenguruka ukazenguruka ariko nawe nta kintu uriho senga wizere kandi nurangiza ufate ibitukubwiye ubisengere n'umutima wawe mwiza kuko imiti mbabwira ntabwo ari imiti ikorana n'abagizi ba nabi ntabwo ari imiti ikorana n'abantu bafite imitima mibi ni imiti ikorana n'abantu bari ku murongo ni imiti ikorana n'abantu bari mu nzira nzima nukuri ndababwiye ngo nimugerageze mukore kugira ngo ibintu byanyu bigende neza amahoro y'Imana rero abane namwe mwebwe mwakoze subscribe kandi mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose turabashimiye namwe mutari mwakora subscribe muyikore kuko birababaje kubona ikiganiro gikurikiranwa n'abantu 3,000 warangiza wajya kure ugasanga umuntu afite subscribe y'1,000 nyabuna turabinginze niba umuntu aba yafashe umunsi akagenda yirirwa ashaka imiti kugira ngo igira bifashe niba uyu munsi wumvise ukumva utagufashije ariko ejo hari undi tuzavuga uhuye n'ikibazo cyawe kora subscribe rero kugira ngo uwo muti utazagucika kuko nudakora subscribe ntabwo tuzashiraho ikiganiro ngo kikugereho kuri YouTube yawe kizaba kigucitse kandi wowe uzaba ubihombeyemo kora subscribe rero amahoro y'Imana abane namwe turabakunda turabishimiye aho muherereye hose